Hello, reka mbasuhuze cyane ariko kandi mbifuriza no kugira ibihe byiza mu bintu byose mukora no kugira umugisha muri byose. Ndabizi ko muhora musenga musaba umugisha, musaba guhirwa mu bintu muba muri gutegura. So njyewe njya nishima cyane nkaza nshimira n'abantu bitewe nuko mba nabonye feedback ku kintu mba nakoze video ya code 12 z'ingenzi, ariko izo code zibandaga cyane ku bantu bakoresha ama Android, ama Samsung. Ariko noneho hari n'abandi bantu batayakoresha, usanga wenda bakoresha izindi Android cyangwa se izindi smartphone zigiye zisanzwe rwose, ariko bafite n'utundi dutelefone duto bakoresha, nabo bagakenera code yabafasha. Abantu banyandikiye abaciye inbox bibanze cyane kuri iriya code ngo ituma wahamagarwa n'umuntu bakamubwira ko telefone itabashije kuboneka, cyangwa se bakamubwira ko itabaho, ariko wowe ukaba wabasha guhamagara uko ubishaka. Abo bantu banyandikiye ndabashimiye cyane. Noneho ikintu kinzanye ntabwo ari kinini cyane, nje kubereka iyo code ushobora gukoresha kuri telefone iyo ari yo yose, yaba gatushi ako benshi babyita, yaba nyine telefone isanzwe. Ikode washyiramo n'indi wayikuzamo igihe ubishaka. So hari igihe rero uba wakoze cyane, wiriwe muri stress nyinshi, unaniwe pe, bikaba ngombwa ko telefone utayifunga, uyikuraho wowe ugahamagara uwo ushaka, ariko ntihagire uguhamagara mudafitanye gahunda. Ushobora kubuza umuntu mufitanye gahunda ukamwandikira ukamubwira se uze kunyandikira, cyangwa ukamubwira uze kuntegereza ndibuze kuguhamagara. So iyo rero unaniwe ushaka kuruhuka ariko telefone yawe ikaba ihari, wowe ushaka guhamagara ugahamagara, ushaka kwandikira umuntu ukamwandikira, ushaka kwandikira umuntu kuri WhatsApp ukamwandikira, dore code ushobora gukoresha. Ngira ngo uri kubona ngiye nta kintu kirimo, nta code bigaragara ko irimo, ariko nimara gushyiramo iyo code ngiye kubitestinga, urahita ubona akamenyetso. Code izagufasha kugira ngo nihagira uguhamagara bamubwire ko telefone yawe idahari, itabaho, ariko ibaho. Niyi ngiyi. Iyi code ikoreshwa muri telefone iyo ari yo yose. Ni akanyenyeri 21 akanyenyeri 175 urwego. Ino code numara kuyandika ukayemeza wenda kuri simukadi ya mbere, dore ngiye, bazata bakubwira ngo MMI forwarding cyangwa se MMI call start. MTN Rwanda message call forwarding registration was successful. Ngira ngo uri kubibona, dore agakode uzakoresha kugira ngo abantu nibaguhamagara nyine basubizwe ko udahari, ariko we nushaka guhamagara uhamagara umuntu ushaka. So ngira ngo uri kubona kare akamenyetso aka call simu 1 nyine na call agafresh kareba hirya. Nushaka kubishyira kuri sim card ya kabiri, nanone uzongera ubikande kanyenyeri 21 akanyenyeri 175 urwego, uhita nyine none ubisetinga kuri simukadi ya kabiri. So ubu tuvugana wowe ushobora guhamagarwa, ariko ntabwo bishobora kukugeraho, ntabwo kori kugeraho, bahita bamusubiza nyine ko ino nimero muhamagaye ntabwo ibaho mu magambo make niko bamubwira. Ariko wowe ushobora guhamagara umuntu wese ushaka, ushobora kumwandikira, ariko nanone ino code umuntu yakwandikiye message ikugeraho. Umuntu yakwandikiye message ikugeraho ukayibona, ukaba wanabasha kumuhamagara nyine wabonye ko agukeneye. Ariko nanone ino code ikibi cyayo, iyo uyikuyemo ntabwo ubasha kubona bagushatse, ntabwo ubasha kubona bari bagukeneye bakubuze. Ariko cyakoze iyo umuntu yakubuza akakwandikira, wenda ubona message yuko yigeze kukubura. Iyo ugiye gukuramo iyi code rero nta kindi ukanda, n'ubundi ni ya code nakweretse isa naho ishobora kubikuramo code nyinshi uba washyize muri telefone yawe. Ni urwego 002 urwego. Iyi code nyine izagufasha
gukuramo za kode wari umaze gushyiramo. Ngira ngo urabona ko nyine bivuyemo, ntabwo noneho bambwiye ngo successful, bambwiye ngo call forwarding service has been disabled. Ubwo nyine bivuye, muhite wongera ukande nanone ubikuremo no kuri simukadi ya kabiri. Yes, urabona ko twatumenyetso twadusinyare twari tuje hejuru duhise tuvamo. Reka ngushimire cyane weho wari waradusabye ino video, ngire ngo waryohewe kuko urabibonye urabikoresheje kandi birakora. Mugire amahoro y'Imana, n'utundi tuntu muba mukeneye kumenya natwo mujye mutudusaba, tujya dukora uko dushoboye kugira ngo tubibagezeho. Amahoro y'Imana rero akomeza abane namwe.